igaragaze urinde garagara ko mbona ari umukecuru. Yesu we. Okay, reka mbasuze cyane abakunzi mwese wa Favugaz TV nize komeze fresh. Yewe nitwa Junior, umusore wanjye utagira imigozi imuhambira. Kindi kwa kumushwisi impuhwe za gacani. Izere ko kuba gihumeka umuka w'ubuzima ari kubera Imana. Turi ku muryango w'umuntu, turi ku muryango w'umuturage w'umunyarwanda kazi. Yewe ndetse na Rutebuka. Uyu mugabo n'umuvuzi gakondo, ni video nyinshi twagiye dusohora tubereka imikorere ye fresh cyane. Yaravuze ngo Rutebuka tujye kwita Mutebutsi huko uratebuka ubwo ukajya matoranye ndi Rutebuka mu bikorwa amagambo make ibikorwa byinshi washatse kuvuga ko mvuga menshi. So turi ku muryango w'umuntu umuturage hano, cameraman abereke no mudamu umaze iminsi umpamagara buri munsi. Uyu munsi bwo sinigeze mbona agahenge, yambwiye ati wangejeho wa mugabo mujye mugendana umunsi ku wundi. Reba n'amasaha y'ijoro ubu nisangaye ya telefone yanjye ready. Ufite telefone aho? Tubwire abantu amasaha kugira ngo babone ko nta gusinzira. Turebe. Saa 2 ndiko nazenda kugera. Ibaze saa 2 z'ijoro twagiye mu rugo rw'umuntu uyungaje mu butabazi. Tabara umuntu, mudamu arabyivugira, ntago ndi bumuvugire. Ako turi ku muryango turakomanga, uyu mudamu aze tuganire, dukomanga ubwo ngubwo. Yego. Uyu mugore rero amakuru mfite ni umupfakazi. Ariko abantu bafite ibibazo ndago bajya bitese. Aho Juni. Meze neza? Meze neza. Bukebuke. Amakuru ni meza. Bukebuke. Twahageze rero. Komuje n'injoro se? Tuje n'ijoro kubera ko none se niba wahamagaye umunsi wose uri umuntu ari kuryama agasinzira. Oya ntago byashoboka. Meze ute rero? Nago meze neza cyane. Ni bukebuke. Kadusuzanye. Muraho. Umugabo ngo agasinzira agenda mu nzira ajye gusuhuza abantu. Karibanga. Ubwo nagusubiriye isaha ya hafi saa 2 n'igicenge ngajya kwicara. Uyu mugore ngo nta mugabo afite. Ntago naje kwicara. Urihangana kubera wenda ko twashyizeho amashusho, umugabo ngaba yifuza ko ibyo akora ngo abantu babibona. Biremewe se ubu? Ubwo uramubaza asubiza. Biremewe, none se ni wowe ufite ibibazo wenyine? Cyewe rero ibibazo mfite ibibazo byinshi byo kubura umuryango wanjye. Nabuze umugabo, ndace n'icyumweru mbura murumuna wanjye. Urabona ndi mu nzu njyenyine, mbese mfite agahinda kenshi cyane, sinsinzira muri iyi nzu. Urabona ko ari nini, mbese ibintu bigenda ku mabati, sinzi byari byo no hirya no hanze hose no mu nzu, bikanansanga no mu buriri. Wamfasha rero nk'umuganga bandangiye ukamfasha rwose, naye naza umuntu nkakwibuka. Arakana avuze ko ngabuze abantu babiri. Reka tubanze twihanganishe kwanza. Abantu babiri mu buhe buryo bagiye hanze? Oya, umugabo yarapfuye. Hashize hashize icyumweru murumuna wanjye nawe arapfa. Twabanaga hano. Ubwo ibibajyana ntago mbizi. Aha ngaha wabimfashamo rero kumenyera impamvu abantu bancika ndeba. Ubwo ni wowe usigaje? Ni njye nsigaje. Igira hano uyivuga mikoro ikumva di. Ufite abana bangahe? Mfite abana 4. Abana 4? Ubu ni usigaranye nabo muri uru rugo? Bonyine n'umukozi. Ko n'amaso yaratukuye kubera kudasinzira n'ibyo bibazo. Ndarandira bukira mfite ibibazo, mbese ijoro n'amanywa ni ibibazo gusa. Urabona n'ubu ngubu ko ntameze neza. Umuntu watumye mbamagara ninde wakundangiye? Ni umusore bita Junior. Yego ko hariya ndi umusore. Okay, munyihanganire. Mbere ya byose ni jewe ariko mbere ya byose genda kwihanganishije kubura abantu na kare nabivuze kuri telefone. Bihangane, uyu mugabo niba hari icyo ari bukwaranje ariko kazima ibyo wansabye nabikoze namugejeje hano. Namfashe rwose nk'umuntu babaye, kuko ndababaye cyane, birara bigenda hejuru, mbese
hose no mu buriri byose bijyamo. si ibyo bintu bigenda nibi Ni amapusi menshi cyane. abari mu nzozi subirota Mba mbibona. hano Ntabyo ntunze gusa ndayabona. ubwo ndayabona mu bundi buryo. Wamfasha rwose ipusi sinyanyizera ariko singiye ukangirira neza. Ipusi N'injangwe. ngo ni barandirode Injangwe. mbese iyi nzu ni iyawe cyangwa wenda uyishyura nabi ku buryo randirode aza yihinduye ipusi? Ni iyanjye niyubakiye n'umugabo wanjye. Wowe nta randirode ufite? Ntayo. ese aya magingo y'amapusi bwazatera iyo baba yishyuye atari bwishyura inzu? oya ndahita mbimenya. Ndahita mbimenya. Gusa rero urabona ko ngeze aha bwije kubera umuvandimwe watabaje nawe akambamagara kugira ngo tuze tugutabare kubera ikibazo ufite gikomeye, niyo mpamvu tujira ijoro. Ntabwo najya kuryama ngiye muganga Rutebuka nabonye umuntu ufite ikibazo. Nibyo. Aho uzambamagara hose haba na saa sita uzambamagare dutabara abantu. ugiye kujya uyampa ariko kubera ko urumva mbona bakwishyura. Ntari yego ariko dutabara abantu arega n'Imana izabiduhera umugisha. Cyane. Ntabwo gukora umurimo ari mu rusengero gusa, n'uyu ni umurimo dukora Imana izaduhembera. Tudatinze rero hari ibyo nagusaba kugira ngo mbone uko ngutabara. Reka ndahita amenya ibyacyo. Witeguye amafaranga yo gusuzuma? Angahe? Wibara bizi mu Rwanda ni 36,000. Hanze y'u Rwanda ni 70,000. Hejuru y'u Rwanda kuri Buraya ni amadolari 150 dusuzumira. Iyo maze gusuzuma bigera nyuma wa muntu namara kumenya ikibazo ngamufasha agakira akanyishyura. Yego. Nta kibazo kuyaguha nanjye ukamfasha, nta kibazo mfite. 36,000 ni make cyane. Yego. Nayo gusuzuma ndabwo ari igihembo cyangwa ishimwe ryacu. Ntayo mfite mu ntoki ariko nayaguha kuri telefone. Wayamba nta kibazo. Kadogo. ibintu by'amapusi numvise avuga muri runo rugo. Buriya ni uburozi bukomeye, imyuka mibi yo mu rwego rwo hejuru. Buriya nishiko umurozi hano ari kuza yihinduranije mu mapusi. Abantu bavuga ngo ipusi injangwe ni umudayimoni mubi, nuko babona ziyoroberetse ahantu ntuye zirahaba cyangwa ngura ngo wasanga ari randirode uciye randirode arisha abantu benshi bagenda no mu mapusi, mu njangwe, mu mbeba. Ibyo ngubwira reka buretse reka mukanyira bibona. Buryo uracyari umwana koko. Nibyo mvugaga ngo uracyari umwana. Ndi umwana we mwe mubizi rwose ndi umwana. Uri umwana ndabyusi abantu barakutse. Burukwira kandi nshaka kugenda. Nabirangije. Hanyuma rero mada ubundi witwa nde? Nitwa Mugwaneza Alice. Alisa. Aha hafi se ihangana ariko nubwo tugiye kukugora mu bibazo urimo wahuye nabyo, reka nze ngufate mu mugongo. Watubonera ibase hafi n'amazi? Nayabona. Yanzanire. Zanira ibase hano. Kado. Uyizana hari kugaragara. Kadogo. Kanza nyizana ndabona cyane. Mazi wayazanye? Nayazanye. Kambura ibiganza byombi. Sawa. Zagerageza. Nubwo ufite ibibazo ariko ugomba kunyishyura kuko iyi miti ndayigura. Nzakwishyura rwose. Okay.
sawa kangurebere izi njangwe zawe n'aya mapusi yawe ndebe cyangwa ni ingwavu zitiranya n'injangwe ni injangwe ari amapusi umugabo wawe se atarapfa zo barazibonaga warazibonaga sana arazaga zikaza ku buriri zikaza zikabatera gutya cyane ibintu yo mujyango usohotsemo imirambo ibiri nanga umutware wawe na murumuna wawe nze mbere kureba urukureba y'amapusi yarara mu rugo rwawe reba cyane umwe igaragaze urinde garagara ko mbona ari umukecuru